video n'ibindi by'inkoko n'umushwi apostinga avuga ngo ngewe ngo ndi crediting kandi ndi umuntu warezwe wenda utavuga ibintu wenda bigize ariko reje nimba ari nawe wabimuhaye warahemutse kuko watumye posting ibintu bitari byo none se kandi video ari murazibunza amashusho tukwaka video wivuga ngo nzibunza he ahantu hose zari reka nkwereka abantu bose bazinyoherereje wewe wanyohereje nko mu bantu nk'aba gatanu ndetse reka nkubanze nkwereke ngo ndi kuyibunza he nashyize ku rubuga kandi sinaga ku rubuga rwacu rwa group hano no ari kwishusho nta kugira ngo yitirire nge simbizo uko gufata nk'umuvugizi wa Reyo ahubwo nuko mwari muri kumwe niba bimuhaye namenye reaction ibya posting nze bisa n'ibyakiraga muri groupe kubwiyo mpamvu rero wenda buri muntu wese agira ukuntu yitwara ku mukire urumva sinzi uko bigenda ariko reje please ibyo ngibyo bamburije uyu mutara ibyo mbabari ibyo mubirekeje ariko ujye wafashe ikiganiro ujye wabantu kenshi ntago ya posting ibintu nkabiriya nta nabikuwe ariko nanjye nabihaye n'abantu benshi mujye byakiraga muri groupe direct mwandika muhamagara mushaka none se nasabye kuri posting aramamagaye se tumuhamagare aya mwihore oya reka muhamagare ko nanga amatiku avuga ngo wazane video nese video ko yaje nyuma cyakurikiyeho reka muhamagare jewe mu kazi nkora uzi ko nkora editing photo muhamagare rega nubundi kuko ubushize rega nubundi kandi ntukagishyira ibintu kuko ubushize waje udefanda igitego cya Reyo ko cyarenze umurongo jewe uzana amashusho uracukuye cyawenze iyo video abantu bavuga ngo eme na Taifa postinze bavuga ngo eme umuriro ni gutemeza ko umupira utarenze umurongo come on Kenisi yaba yarafashe telefone kugira ngo duce amazina ibyo bintu tujye tubireka tujye tubona dushishoze mu gupostinga singombwa ibyo ngibyo reka kuba waruzaho kubaho cyane agosobanura none iriya foto Karenze iriya foto nashyize muri groupe y'iwacu ku kazi gusa ifoto yiri wizenguruka nashyize ku kazi gusa none se ifoto yiri wizenguruka muri groupe yacu y'urukiko gusa wayishyizemo yageza no hose none se umuntu wabihaye n'amasaha dore umuntu wabihaye reba buretse gato barakubwira ngo Karenzi ijya mugezaho mbere nta muntu utari cyane nanjye nabyageze araciye iminota 30 ariko nikubwira ngo ibyo byose byahuriranye urambwira muri groupe ngo ndi kubikwirakwiza ifoto nk'iyi yasohoka yamara gusohoka perezida w'ikipe bireba kubikwirakwiza akaba ari ubibona nyuma ndi kubikwirakwiza he perezida w'ikipe bireba buretse gato ndi kubikwirakwiza nyuma ariko perezida wareze muri logique buretse gato shyiramo logique Karenzi shize ifoto muri groupe yacu ku kazi turi abantu batandatu turibamo buretse gato akavuga ngo emari gukwirakwiza ifoto nyine kutamuhamagaye nikwirakwijje kuko nyine umva kuki utamwibarije none shyira muri logique kuki utamwibarije abwiwe n'iki ko utamwibarije none kuki utamubashije karicyo twavuga ko n'umuntu ajya kubikora niyo bimbajije kandi none ukanya koze ibyo ngibyo ari kumwe n'uwibaza regisi utayibaza nyir'ubwite utayibaza regisi utayibaza nyir'ubwite asekerema urarwana n'iki oya ntacyo ndi kurwana nacyo ibyo vuga byose ni iki kuko regisi waruza wari bivuga ngo yaramuhaye ibyo hura kenshi ku mushahara ku kabari inde njyewe ubwawe ni ukijya kumena amabanga niwe watumye watsindiye umena amabanga bituma umunyamakuru tubyiyorere niyo mpamvu rero nuko narenze ibyo wamubwiye mbere wowe reka nkubwire buri muntu wenda ahamagara Kenisi aba afite ikintu kimufasha mu buzima perezida w'ikipe ni perezida w'ubaha abantu mukorana rero kugenda ngo ujye kubasoza kubera impamvu zawe bwite ni perezida w'ikipe ibintu bibaye ku ikipe ye ni ukuvuga ngo ikipe ye ntabwo hasohoka video yireba cyangwa ifoto ngo bimugereho anyuma y'abandi niwe bigeraho mbere burya aho byagera kose nababwiye ngo ngewe nabibonye nanjye mbere oya ni kuvuga reka kubibona twese si kesi yo kubibona ahubwo kesi yo kuvuga ngo ngende kubikwirakwiza mbishyize muri groupe y'iwacu kaze gusa reka ubuvugizi bwa Reyo ifite abavugizi babihemberwa wikwirirwa wiruye none se nawe ubuvugizi bwa Gasodi ntabwo ubuvugizi bwa Kenisi afite radio rivugira umurusha akurusha kuvuga reka ubuvugizi bwa Kenisi ikibaye muri Gasodi Kenisi ni umuntu uri kurwana n'ibyo yavuze usibyo ndetse wenda niyo misifure mibi yabaye mureke bikore ku giti cye wishaka umuvugizi umuntu wese abyumva Kenisi arabishobora tubireke twese dukore professionnel nk'abanyamakuru ruzigira na rimwe professionnel kuri Reyo ntabwo ari wowe uzabijije kunaniye byaranze aricyo ngicyo byaranze jya wigira mu karumuna nta n'umunsi wibirarireyo ugira utari ndamaze